ni bande bava mu karere aho umuvumburi porojegiti ijyana n'umuvumba ni bande haguruka n'undi ninde nawe haguruka ndeba mufite mudahaguruka ariko bagiye muvuga muhagurutse icara ntimurambirwa no kwicara poroje y'umuvumba yagombaga gukora ibintu bibiri numva mbyibuka yagombaga gukora irrigation nibyo igatanga n'amazi okay ibyo byombi byabujijwe n'iki byarahujwe kuko urumva hari imigambi mu project imwe ugomba gutanga ibintu bibiri ugakurikirana kimwe udakurikirana ikindi cyangwa ugakurikirana ikindi utakurikiranye cya kindi wagera ku mwanzuro gute uguha ibyo wifuzaga. Your Excellency nibyo uko mwarimu bitwibukije n'igenamigambi ritanojeje kuko hakozwe part imwe ya irrigation ariko gasanga twibagiwe ko hazabaho no gutanga amazi mu baturage mu mirenge no mu tundi turere twegeranye. Burya rero mufitemo no kwibagirwa ibyo nabyihoreye atari ibyo bibitirira muze kubyivugira. Umuntu yibagirwa ate mwibagirwa mute abayobozi mwakwibagirwa mute kuvuga ngo nibagiwe gushyiramo ikintu kijyanye no guha abaturage amazi byashoboka bite kuba hari proje iri aho ireba abaturage irimo components barizo zose ni ukuvuga ngo niyo guma ari imwe mwajya kugira ikintu mwibagirwa ibyo ari byo byose no muri irrigation bagomba kuba barasubiraga inyuma bakibagirwa equipment cyangwa amazi agomba habamo kwibagirwa icyo ni ngombwa urumva meya ibyo muvuga nibyo bijyanye mu byo mwavuze mutazasubira mwafashe ingambi nshya ubwo icyo cyo kwibagirwa kizavaho cyangwa cyo kutavugana abashinzwe ibintu bitandukanye bijyanye na poroje imwe ifitemo ibintu byinshi igomba kuzuza ubwo mwavuye aha noneho mugiye kuvugana ibintu ntarabona mu myaka 31 ishize. Komeza uvuge hanyuma mwibagiwe mute mwibagiwe poroje mu by'ukuri mwibagiwe poroje mwagomba gukora nicyo bivuze. Yego kuko ibyo byari bagiranye bivuze ko n'ingengo y'imari bigendaho itari yatekerejweho bisaba rero ko twongera guteganya ahiva ariko nyakwa President Republika nko mu bivuze koko kutavugana mu byo twinenze inzego zose zihuriye kuri uwo mushinga ndetse no gushyiramo n'umuturage agatanga ibitekerezo bye. Ubu ibi mwabimenyeye hano aho iminsi mumaze hano ntabwo mwari mubizi cyenda kubwira ko mbizi imyaka 30 ishize. Ubu mwaraje hano muraganira nibwo mwabyibutse ko ibyo bigomba gukorwa. Ubu mva hanizeye ngo ubwo mwabiganiriye mukabivuga noneho koko bigiye kuba nukuri gutese mu byo twinenze ugiye kumera nka bya bindi nababwiraga akora ikosa mu gitondo akarisabira imbabazi bwajya kwira akaba yarisubiyemo. Tubigira intego ndagufata ku mugoroba rwose
wibagiwe ibyo unyemeza ko mugiye kubihindura. Ntabwo rirenga ntabikubwiye. Ntabwo riri burenge kuri buri muntu wese wicaye hano imbere yanjye. Mufite ikibazo mukwiriye guhindura vuba na bwangu ku buryo butandukanye no guhora amusubiramo gusa musaba imbabazi. Yes, sir. Ikibazo mufite ni iki? Hari ukwibagirwa, noneho hari ukwibagirwa byinshi muri rusange, ariko hari no kwibagirwa icyo wagombaga gukora, ariko noneho ukibagirwa n'uwo wagombaga kugikorana nawe. Ntushobora kugira ikintu ugeraho na busa. Ibyo nabyo bituma wowe hari icyo wongeraho? Mwari muri hehe? Byagiye kuba muri Murakoze Your Excellency, mu by'ukuri biragoye kugira icyo ndenzaho, ni amakosa twakoze. ariko gerageza umpe niba usobanura buke buvuga ngo twakoze ayo makosa bitewe n'iyi mpamvu. Your Excellency, ngira ngo ikibazo nyamukuru ni ukudakoresha uburyo bwa multi-sectorial approach kuri iyi mishinga minini, tukamenya uruhare rwa buri rwego tukuzuzanya mu guhera mu nyigo no kubihuza. Nibyo ibyo biberaho iki kibazo ni iki? ni amakosa yacu, Your Excellency. Kumva kwiharira ikintu cya rusange ukakigira umuntu umwe gusa biterwa n'iki? Ni inyungu muba mufite muri ibyo bintu mugira ngo mutazisangira n'undi mwagomba gukora bibiki? Ikibazo kibiki? Your Excellency, mu by'ukuri ni amakosa yacu nk'abayobozi kandi nabyumvise ni amakosa, ariko impamvu ndacyashaka buriya hariho cause, hari ikibitera. Byo ni amakosa n'ibyo byo twabyumvikanyeho arazwi, ariko hari ikibitera cyaba ari iki? Mwebwe abandi mwicaye hano muracyakora iki?